wa mugabo we urabona ndi kuvuza impundu. Impundu se impundu ishingiye kuki? Ubu nabyite saa 10 atari impamvu y'urusaku rwawe. Waba wayura nko makasi y'abatayeri. Dinda nayura se ubundi sinzara. Ubundi se wandongora guzi kutazantunga. Ngewe iyo mbimenye. Umenye iki? Iyo mbimenye simba narazanye umugore. Urya nkinze hiye. Yesu! Njye bacu mugani wakazu gatoya ngo niko ka. Hanyuma se inzu nini yo ntabwo wayisakara. Aha, reka nkwihorere. Hazo by'abagabo se ko utabizi. Ngumugabo. Umugabo nyabaki sabwo ko ari nyirwa mugabo. Yize mu kiwa mugore. Icyo utumva ni iki? Ejo saa 6 ntitwabwiriwe. Iri joro ntitwaburaye. Umugabo nyabaki se utazana n'irindazi umugore we. Ubu no bwa mbere uburaye cyangwa se ukabwira. Ziba se nyine. Ubu se wamvanye wacu ngana gutya. Uyu munsi tugiye gukina finale. Turareba imbwa n'umugabo. Ngo finale se ngo y'igikombe cy'amahoro. Ni Rayon se yakinnye na AP. Mbese ubwo ubundi byo by'amakipe bizanye gutya. Ejo ntitwaburaye. Iri joro ntitwaburaye. Uyu munsi saa 6 nitutarya uraburimbwa mbikubwira ndagukarabye nukuri ndabikubwiye uyu munsi saa 6 niyo finale. Reka nkubise da byawe ntabwo nabiva. Wabyumva utabyumva ibyo ntibindeba nibigera saa 6 ntacyo ndabona kwa heri. Yesu! Yeah! 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 Pasiteri ko mbona wagira ngo afite ibibazo byinshi cyane kandi yanjye reka mubaze. You don't know why it's going on. Pasiteri umubwire pasiteri umva pasiteri Pasiteri. Yes. Hey, umestes. Pasiteri nimeze bite ko mbona wacanga n'iki. Wapisha byanshanze na. Gute se? Ubonye umpamagara sona ntabwo ndi kukugeraho kugira ngo byagenze. Ubonye ngo hamagara. Inzara mu rugo umva se. Mva nkubwire. Mu rugo hari inzara mu rwego rwo hejuru. Gute se? Nagira ngo nkubwire ngo ubu ngubu tuvugana. Nanjye unyitegereje wabona ko no kurya ntabyo. Shanda bibona pe urashonje. Ubu se tubigenze dute? Kuri umuvandimwe. Jewe inshuti yanjye sibyo umuntu inshuti yanjye nkaho nturebe ko umaze kumpamagara inshuro zingahe ureba nge nibajije impamvu nshaka ndibaza se please ndabigenza nte ubwo nemvuze ndeka nshaka hano nemberera basi ndebe ko hari ukuntu Imana yandengera aho reka nkubwire n'ikimenyimenyi ngewe ibintu binaranshanze cyane aho umugore ageze ahambwira ngo ninongera kugira mu rugo ngo nta kintu mujyane ngo ndaba ndimbwa umugore ageze aho kwita imbwa se ibaze kwira akanako ndaba ndimbwa ngo umva rero sibyo kiye mfite ibiceri byanjye 200 ahangaha magana ibiceri byanjye 200 yego umva hariya hari umujyamo ufitemo desa nayaguramo udushimbo nkamujyanira agafata imboga oya se umva nkubwiye wowe mfitemo ibiceri byanjye 200 sibyo arayipfa hari umujya mucuruza capati n'amandazi sibyo wowe twajyanayo ukagenda tugiye kugura capati ukamuzubaza ukareba uburyo twamuzubaza ukareba ku buryo washyira twamuzubaza n'irindazi ukareba uburyo washyira madamu. Ikibazo se ntabwo adufata mwana hariya yadufata umva nyine kudufata ni ukwihangana ariko nyine urumva ngiye mfitemo desa zanjye tugenda tumuzubaza ni ukumuzubaza ukoresha kata yo kumuzubaza ubwo uranyerekera ariko ngiye ntago mbizi neza hagati udatuma dufatwa oya nano none se tageti numva izina tageti nyine abari tageti ngewe ngiye guhaguruka turimo turajyana tugende nitugerayo ugomba kuba maso kuko witwa tageti uncungira umutekano genda abandi mu tageti nyine urabyuka tugende nta kibazo ntari ubundi none urumva
Salama chef. Peace. Nzani umukira mushasha se? Uyu ni umukira musasa. Ndabona ambaye ingofero nk'umusirimu rwose ashaka ko ari mushasha. Uyu nguyu ntago yaramenyera hano muri quartier. Okay, n'uyu kazungu wajya kumbwira se? Uyu niwe kazungu nyine turuza. Ni ngiye gukora ibintu biryoshye cyane. Capati turaryoshye. Aba okay. Fata. Reka twumve ko bimeze. Nase ntago naryoshye rwose ntago njya nkora ibintu biryoshye. Nta kibazo cyakirimo. Reka. Ako se kazuko numva na munyu. Umva se. Nta munyu urimo kabisa. Nta kunyu karimo. Nako rwose tuza. Reka mbazanira kare. Kubera ko ntabwo. Tuzanira kunyu ntabwo bimeze neza. Akunyu karakenewe aha ngaha. Iyi rwose akunyu kari gakenewe. Akunyu nayo nkabazaniye rwose. Okay, ureba akunyu. Ako. None niwe muntu nemera hano muri quartier turuza zose tuzikora neza. Aha ngaha turabaha rwose. Turabaha bakaza neza bishimye rwose. Ariko nta kintu kimwe kijya kiba. Hanyuma ugira n'agasenda uhereza abantu. Agasenda? Yego. Nako ndagafite. Yakuzana agasenda. Zana agasenda ntari bi. Agasenda turagakenewe. Nako nakabura. Agasenda mba nakazanye rwose. Agasenda. Capati ziryoshye. Ngenda rwose ndahamya neza ntashidikanya umzanye ahantu heza kabisa. Tuzajya duhora tuhaza. Nakubwiza kwizira rwose. Nta mayonnaise mugira. Nta mayonnaise mugira. Urabona hano ni mu mujyi tuba dukeneye ka mayonnaise. Mayonnaise. Abura se. Batumye ibintu byose. Kazane ntumva. Nakuzika abaginga basanzwe banyiba. Siko basanga bari kunyiba. Reka mba control. Run. Umugabo wa Adeline bajyanyera ni pasiteri kanjye kumubwira ko mucyage kwa mutugutu haze muteka ntago wabwiye ko umunsi haba inama abasebo baturutse kandi ibi ni ibisambo aba bantu bafashe banyiba n'ibisambo banyiba capati zanye ngisintera imbere mu gihugu babara umfashe ungemure bino bisambo. Hanyuma se wowe wagiye kwiba gute? Aha reka mwabantu umugore hanga andeza stress ngo nimushakira icyo kurya buri munsi. Nukuri niyo mpamvu nagiye kwiba. Ariko wa mugabo unteza urubwa urambesha nje nigeze mutuma kwiba. Njye nagutuma kwiba. Umugabo wanjye muramubesha ntabwo yiba igihe tumaranye cyose ntabwo yiba rwose uramubesha. Umugabo ariba n'igisambo nagifashe kandi nakarashije akita ngo ni pasiteri. Inama ngewe Mana uramubesha ari kumwe n'ikindi gisambo mugenzi we. Ubwo niwe wamushutse. Oya. Ni kwa mugore we. Tubakoresha iki bano bantu? Mubahane. Hanyuma se wowe wagiye kwiba gute? Wari wabitewe n'iki? Ikintu cyatumye mujyana rero kiyazanye ibibazo by'umugore n'inzara biri mu rugo iwe. Mugati rero njye arara umujyama bita Kazungu curuza amacapati. Tujyaneyo
wari igihe wakurayo capati yo gushyira umugore. Sasa rero reka mbere kubera ubu bujura mwazanye mu mudugudu wacu mwigize ibisambo ku ngufu, reka mbahane ngiye kuyakata n'abandi bibabera isomo. Mutekano mereza igikoresho shuma mwarigize, ngiye kuyakata. It's finished.